nangiza nkajya muri miruwari ngireba ngibwira amarangamutima yanjye ngayibwira ngavango n'urugero ngibwira ngo Sifa uyu munsi ugiye mu kazi runaka umere neza umunsi wawe ntagire uwubisha kuki wirirwe useka urye ku gihe useke umuntu urabona agiye kukubangamira umuhungu yambe mu kintu uretse azambona ngenda mbibwira umwe ko wamemukiye twaya duhura ngasirika ngarakara burya ntago ari wowe uri kuruha kandi wowe uri kujya gusenga ugaseka ugakoresha ibirori amasitati yawe watwitse noneho njyewe ndi kuvunika Yesu niwe avuze ngo amahoro atanga ntabwo yongeraho umuvumo buriya hari igihe Imana iguha amahoro ni ukuri nta n'ibyo utunze bya mirenge ariko Imana ikakwihera amahoro ku bijumba byawe wariye ku birayi byawe wariye kumva ntabwo uri kumva urarikiye ibirenze ngo bitume urakarira isi ukumva uranyuzwe babiri barapfuye ariko abapfuye ni abahungu njyewe navutse ngigira imyaka 10 papa 5 papa yarapfuye kuva ku myaka 5 dukora turerwa na mama ariko mama korari inkuru iza kunkuramo inshira muri korari inkuru bitewe n'impano bari bambonyemo yitwaga gute iki gihe korari bankuyemo iyo wagiyemo iyo nagiyemo nituyikorena n'ubu ngiririmbamo korari inkuru ya paruwasi ubwo none ni regiyo paruwasi ni imwe ni Rubavu kuva icyo gihe ntabwo warinda kurangiza uri umukobwa ujya kundana ibyo bintu si byashoboka ni ukuri nyamara araba bitubeshya ati njyewe yabarwaye unese sibyo yagira avugisha mukuru ase warangiza kwiga ugashaka ari uwo muntu usanze gusa mu mwamenyanye nakundanye turasuje twizere ko umeze neza cyane hanyuma imbere ya screen zanyu imbere ya telefone zanyu cyangwa se Smart TV bitewe n'aho uri kudukurikira muri kuhabona umubyeyi sibo mvuze ngo umubyeyi atari n'umukobwa umubyeyi icyo nicyo nashakaga hanyuma uyu munsi ntabwo ndi buze kuvuga menshi ahubwo tugiye kuganira njye nawe ariko cyane cyane uruhare ruragirwa n'uyu mubyeyi aratwibwira hanyuma tugiye kuganira ku buhamya kandi nzi ko ubuhamya bukunda gufasha abantu no kubasubizamo intege karibu Sifa murakoze ni Sifa Marie Jose Sifa Jose birumvikana byose biremera ndi umubyeyi w'abana 4 abahungu 2 abakobwa 2 n'umutware umugabo wanjye nyine ariko umutware naryo birumvikana umutware Imana yamuhaye ubutware gutwara urugo cyangwa se kuyobora iyo nguni yarayimuhaye yego hanyuma se amakuru y'iminsi ni meza meze okay umeze okay much better kubera iki uhorana ibyishimo cyane ni ukuri mana niyo umuntu yambihirije umunsi numva bimbabaje njyewe numva nabaho mu buzima bwo kwishima isi ngayirakaza kuko nanjye hari igihe ndakaza cyangwa se hari igihe ndakaza ariko igihe mu gitondo hari umuntu uherutse kuduhugura mu bintu bya Wellspring atubwira ngo igihe ubyutse ujye usenga isengesho rito bitewe n'ibyo ugiye kujyamo kuko Imana ntabwo ari ngombwa ngo uyibwire ugeze isaha ati iyo mbyutse nsenga isengesho ritoya nangiza gushima Imana no kwiragiza umunsi nangiza nkajya muri miruwari ngibwira amarangamutima yanjye ngayibwira
ngavuga ngo ni urugero ngibwira ngo Sifa uyu munsi ugiye mu kazi runaka umere neza umunsi wawe ntagire uwubisha kuki wirirwe useka urye ku gihe useke umuntu urabona agiye kukubangamira umuhungu niko yatubwiye nurangiza woge witegure ugende wirirwe wisekera nta mpamvu ari igihe kizagera ntuseke iryo jambo ko ari ryo ubwe nibwo wishimanye n'abantu kandi icyo kintu ni cyiza cyane bikuruhura umutima wumva wangushe naho uri kugenda uri gukubita abantu igitsiburira rero ni wowe uba uremerewe icyo kora kwikorera umuntu araremera Sifa we buriya nari kubesha ushobora kumbemukira ngahita mbona yambemukiye uretse azambona ngenda mbibwira umwe ko wamemukiye twajya duhura ngasirika ngarakara burya ntabwo ari wowe uri kuruha kandi wowe uri kujya gusenga ugaseka ugakoresha ibirori amasitati yawe watwitse noneho ngewe ndi kuvunika waramemukiye n'ubundi nkomeje kwanga kukubabarira ningira ukuvunika icyiza rero ndakurekura abana oke bibaho hari n'akandi kantu nabonye ukaba ufite nk'ideni umuntu akabwira abantu bose ati urabizi yaranyambuye wamwishyura ntasubire kubwira ba bandi ngo yaranyishyura n'ubundi abantu wabibwiye ngo yarakwambuye barangije gufata kuri umwambuzi none ko atasubiyeyo urumva yakwiye gusubirayo akabwira ati bijya muntu n'inyangamugayo yaranyishyuye nabyo akabivuga kuko iyo mwana we si byihorera isi iragoye hanyuma twari dukomeje ku kuba uri umuntu ukunda kugira ibyishimo cyane bituruka he ni ukuri ibyishimo ngewe Yesu niwe yavuze ngo amahoro atanga ntabwo yongeraho umuvumo buriya hari igihe Imana iguha amahoro ni ukuri nta n'ibyo utunze bya mirenge ariko Imana ikakwihera amahoro ku bijumba byawe wariye ku birayi byawe wariye kumva ntabwo uri kumva urarikiye ibirenze ngo bitume urakarira isi ukumva uranyuzwe kumva buri wese uri kumureba ukamva uramwishimiye ayo ni amahoro Yesu atanga hakaba n'undi ugira ibya mirenge ariko amahoro ntayo wigeze ubaho ubabaye gusa wahora kubabara uri mu isi ntabeshye kigeze byagenze bite yewe we isi irakubabaza icyo gihe isi yarakubabaje cyane none se hari igihe n'umuntu isi ikoresha abantu kuko nyine mu isi none se icyo gihe ubabara byo warabishoboye ndabishobora rwose nkabinyuramo oya kubishobora kubyanganira buriya kwihanganira ni ikintu gikomeye uvuze ngo umuntu arakubabaza nturakare waba utari umuntu wuzuye ntabwo waba uri normal urababara ariko ntukababare ngo urenze ubuke bwire uri kuvunika ni cya kintu twavuze uba wikoreye umutwaro kandi wa wundi wakubabaje warakidegembya nta kibazo afite ushobora no kuba atazi ko yakubabaje kuko niko asanzwe yego niyo kamere ye nuko igihe ubabara byari byagenze gute igihe mbabara hari igihe umuntu yigeze kumbwira ijambo ritari ryiza kandi sha nta nicyo mutwaye numa ngenzi ubundi ndi no stress ni ukuri ntabwo no mu shuri abantu bose twiganye abantu bose twaririmbanye mu makorali atandukanye bakubwira ko ari nta kibazo cyane nene ntabwo nshaka kwivuga meza ariko rwose ndi no stress ni ukuri hari igihe umuntu umubwira akantu gatoya we yajya kugusubiza ukabona ni umuntu ukumaranye igihe agakuremeshe ukabona kwimesheke ukabona kubye n'ibyo utazi kandi wowe uzi ko ari umukirisitu mugenzi wawe noneho ujya kumubwira ikintu kitari n'ikibazo bisanzwe kijya kukubwira ukibaza se hari ikindi twaba dupfa nkaba ntanakimenye ngo ngusabe imbabazi ahubwo noneho wavuga iryo jambo ukamusembura akavuga n'ibindi birenze icyo gihe rero
byigeze kumbaho pe numva ndababaye ndavuga nese uyu muntu ko ndigeze njyewe kuba naguhemukira ukambwira ngo wamemukiye ni ukuri nagusaba imbabazi ni ukuri kuba nagusaba imbabazi niriza hari umuntu nigeze guhamagara mu zina ritari irye ry'Irisirino arambwira ati ntuzongere kumpamagara yari n'umusore runaka ndavana iyo mbabarira ntabwo nzongera kuva icyo gihe nyine ndabifata ariko hari n'ushobora kurihamagara akagutuka we hari n'ushobora kurakara ntanabikubwiye ko byamubabaje ntanabikubwire ko byamubabaje ariko muri isi ni ukoroha no koroherana kugira ngo ubuzima bugende neza. Sifa twari tumaze gusezeranya abantu ko tugiye kugaruka ku tuje kugira gute je rero urumva mvuka mu bana 9 muri abo bana 9 twavutse turi abakobwa 3 gusa 2 barapfuye ariko abapfuye ni abahungu njyewe avutse ngigira imyaka 10 papa 5 papa yarapfuye kuva ku myaka 5 dukora turerwa na mama ariko mama yari umuntu w'umukristo yataba umukristo urumva ntabwo yari kudushobora yari umuntu w'umukristo atwigisha gusenga atujyana muri korari ndibuka njye naririmbye muri korari y'abantu bakuru ndi mutoya naririmbye muri korari y'urubyiruko yitwaga Urukundo korari Inkuru iza kunkuramo inshira muri korari Inkuru bitewe n'impano bari bambonyemo. Yitwaga gute icyo gihe? Korari bankuyemo iyo wagiyemo? Iyo nagiyemo nituyikorena n'ubu ngiririmbamo korari Inkuru ya Paruwasi ubwo ni Regio Paruwasi ni imwe ni Rubavu. Kuva icyo gihe nakuze numva nguze ntinyi icyaha kuko mukecuru wanjye yahoraga atubwira ngo mujye mukunda gusenga ahantu hawe uhategura kare uko uzabaho ubitegura kare ariko ndashimira cyane perezida twagiraga witwaga Hakuza ndanamusuhuje Hakuza yambereye umubyeyi mwiza aho data atabaye yarahabaye yari perezida mwiza ukijijwe na n'ubu ni intangarugero Hakuza ku rugo rwe ndetse na sosiyete n'itorero yakunda kunganiza cyane akambwira ngo Sifa uzubaha Imana niba ari n'icyo ukeneye ujye umbwira ariko ntibizatume wifata nabi ngo nuko ukeneye ikintu runaka ati iyo ngubonye yakunda gukoresha ijambo rikomeye kandi ari umugabo ati iyo ngubonye amabere yikora tonsa ngumva ndahangayitse kandi atari papa wawe uwo muntu sakwiye gushimirwa. Aha ni iki cyatumaga rero akureba kumva arahangayitse? Impamvu yandebaga kumva arahangayitse urumva njyewe nageze mu 3 segonderi mfite igikuriro yari ukuntu umwana agira igikuriro ukabona nyine afite igikuriro nyine uwo amureba akafata se uyu mwana urugendo ruzarangira amahoro nk'umubyeyi wese ntabwo yabura kugira icyo kibazo noneho ndi wa mwana uzi kuririmba uwo mubyeyi ntabwo yarakwiye guhangayika. Abakobwa bazi kuririmba rero bahura bakuru niba turirimbye i Kigali nagomba kugira abafana aje kureba ukuntu uwo mwana yaririmbye kandi na nimero zikakwa ku bwinshi na nimero za telefone ariko zingana iwacu nyine birumvikana kandi ndi umunsi nzahura n'umutware wawe kimwe mu byo nzamubaza ubwo wacyumvishe numvise ikibazo rero ndamushima cyane kuko byatumije Imana iteye ubwoba hari ukuntu ushobora kumbwira ijambo Imana ikamba umutima wo kuritekerezaho cyane utekereza kubera iki yambwira iriya jambo
ese yarabitewe niki none uko ngenda bitekereza rikantera ubwoba nanjye ntangira kugira ubwoba ngavuga ati wa mugani nifashe nabi perezida yamerute bitangira kuva ku mubyeyi bijya kuri perezida wa korari ndi perezida ko yabimbwiye menya yababara ko yarambwiye ati uhuye n'ikibazo nababara no kurya sinzi niba nazabishobora hamwe ati ujyu kurira mu gakiza ngo ako twakuriyemo kuba tumeze utya nuko ari agakiza nanjye ngavuga nizwa mugani nkomereye mu gakiza nabo umuntu ukomeye wakanyereka intego ni numenya kuririmba uri umukobwa mwiza uzabaho neza noneho uri umugore kurusha akamba n'ingero z'abakobwa bifashe neza bakabaho neza ari abagore nanjye numva koko kwifata no kwirinda numva bigize intego ukumva ni nabyo bizakugira umva nibyo bizangira ubwo nifuza natekereza n'abana se mukecuru wacu yatureze ari umugore gusa ari umubyeyi w'umugore se gute njyewe nta umuntu ukomeye ahubwo njyewe ngazamufasha hazarizwe nanjye ahubwo njye ngamusetsa numva twajya kuririmbira abageni kubera nari nzi kubyina cyane n'ubu nzi kubyina buriya nabyinnye no muri bare y'akarere bike nabyinnye muri bare nzi kubyina cyane ndinda rutareba wowe nzi kubyina cyane ari ubwo ahubwo kubyina ubonye ndi kubyina wabona biruta kuririmba akada cyane nuko perezida aguhereza umurongo wumvura wumvishe unatinya no gukora ikibi kubera gutinya kumutenguha bitewe buriya hari nuko nawe yakubona akavuga ati uyu muntu azagira umumaro azagira uti hari buriya ni uko abantu batumva burya umuntu ukubwiye ngo ifate neza ntabwo wari ukwiye kumurakararira uruje ukambwira ati sifa wambaye nabi ntabwo nari nkwiye kukurakararira nari nkwiye kubona ahubwo kunyitayeho ese yabibonye ute mbere y'uko umugabo wanjye abibona ko nambaye nabi burya uyu muntu anyitayeho uwo muntu ntabwo aba ari mubi uri kuguhitura akagukura ku kibi akwerekeza ku cyiza urubyiruko rw'iki gihe rero muri korari bamubwira ati kuri kwifata nabi ndakubwira ati ariko mwana abagore b'iki gihe nawe utangiye kungendaho ntabwo azi neza ahubwo akava no muri korari ngo bamugendaho ariko kuba umuntu akubwiye ngo bifata nabi nuko akwitayeho ashaka kugira ngo ejo hawe habe heza bajya bavuga ngo ntabwo ngo iki gihe ngo abaranga babaho nyamara babaho abaranga babaho ni ukuri abaranga babaho iyo wifashe neza hari umuntu ushobora kumbaza ati se sifa wandongira umukobwa ngaho mahoko leta ni kwa mukobwa wongera ambwira w'imico myiza hari ukuntu uba umuhana agatuza akavuga ati ntabwo nzongera cyangwa nzabigabanya kuko nta muntu utagira ikosa nta muntu utagira ikosa ahubwo witwara gute iyo umenye ko wakosheje witwara uti rero ibyo byatumije nanjye kuko njyewe nakundaga kubyina cyane none nabyina none si ukunkunda maze kubyina mfashe na microphone bigahita bihura nabyina rero wumva abahungu bankundaga bari benshi ni ukuri bari benshi pe ariko nabyinira nk'abageni cyane cyane ngahita nanjye ngumbura kumva zashingirwa umva ndabikunze abana nanjye kuzabona bambyinira gutya ukwifuza ikintu cyiza nta cyaha kirimo ni ngo kwigana ikintu cyiza ariko byageze nyuma ndamwumvira arambwira ati uri mu wa 4 ukundana n'abahungu burya ntabwo nabyo ari byiza uracyari muto uracyari kwiga urangiza kwiga uzashingirwa nibuka narangije kwiga 2016 mu kwa 12 tariki 11 nibwo nashingiwe ngo mu kwa 2 nibwo namubwiye ngo ubu noneho mfite sheri nshaka gushingirwa warasoje kwiga narasoje kwiga nibwo namamagaye ndamwanditse perezida mu rugo ndi kugushaka araza ndamubwira ati mfite sheri dukundana kandi ashaka ubwira ute ko tubana ambwira ati afite gahunda nta kibazo atwaye ntabwo ari ikirara niwe wa mbere mwari mukundanye
cyangwa hari umwakundanaga ariko ntubivuge bikayibanga. Ntabwo warinda kurangiza uri umukobwa ujya kundana ibyo bintu si byashoboka. Ni ukuri nyamara hari ababitubeshya ati njyewe yabarwaye unese sibyo yagira avugisha mukuru. Ese warangiza kwiga ugashaka ari uwo muntu usanze gusa mu mwamenyanye mwakundanye. Umwana wawe mukuru afite imyaka ingahe? Mwana wanjye mukuru agiye mu wa 5 afite imyaka 8 azuzuza imyaka 9 tariki ya 1 z'ukwa 9 azajya mu wa 5 nayujuje. Yego. Hanyuma uramubwira uti mfite sheri kandi afite gahunda tarasho. Urumva nyine nk'umubyeyi wamahangayikiraga ngikiga none guhangayika ko ari kuje kurutaho. Sori gato dusubira inyuma. Uwo nguwo wari ugiye gupresenta niwe wenyine icyo gihe mwakundanaga cyangwa waravuga ati wabagarira iri ngiri n'iri ntawamenya iryagira gahunda mbere niryo nazashya ari ifumbire cyane? Oya, twakundanye mu myaka 2 twari tuziranye. Umwaka umwe aba aribwo tubishyira public. Ariko hari undi wari ufite n'ubundi ku ruhande? Oya, before birumvikana. Ndavuga uhura n'uwo nguwo wari ugiye gupresenta uko biri kose hari abandi bakwaprocingaga. Nose babura. Yego. Ase ndi mubi. Icyo navugaga rero abo ngabo ntabwo haba harimo umwe avuga uti uyu nta kibazo ukaba wanamukunda ariko ukavuga uti uriya muntu hari icyo arusha uyu wundi. Yes. Ngo umutware wanjye turi kumwe nyine wanjye nasanze hari ibintu byinshi nari namubonyeho. Nakundwaga n'abasore batandukanye. Ko byagenda kose umukobwa abakundwa n'abasore batandukanye harimo abeza n'ababi. Hari n'ababa badafite na gahunda. Hari kimuzanye nabyo birashoboka. Akaba ari nabo nta gahunda afite. Aba bari bo benshi batari navuga mu yandi magambo batari baniteza imbere ko navuga kuko umusore kugira ngo azane umugore ni uko hari icyo aba agomba kuba afite ahereyeho. None se sibyo? Sazana umugore nta kintu ukora urone se wamuhiki? Oya nushaka ube n'umunyonzi ariko uri kubikora. Sinaguze ibitangaza by'Imana. Yego mana. Ibyo bitangaza ni iby'ikana. Oya ibyo bitangaza byo Yesu yaravuze ngo muzatungwa n'intoki n'imirimo y'amaboko yanyu. Bivuze ngo ushyigikiye bya bintu bavuga ngo umuhungu utazi gukora udafite icyo akora areke kwirirwa ajya kubaza izina umukobwa abandi. None si byo? None se niba nyine nta kintu ukora uzakwikiye? Uzambiye iki se ngeri wawe? Nyine kabe ubunyonzi, kabe gusudira, kabe guhinga, niyo kaba ari akarima kamwe katayifite uko ariko nyine ukora. Kudakoze wakiba nyine. Wangezi wawe niyo nagusanga ngeje ukajya kwiba bakagufata. Bakagufungura. Si ubwo mu butumwa buvuye muri iki kiganiro nuko tugikomeje. Umusore udafite icyo akora nareke kubaza izina umukobwa abandi. Nose nyine mukire. Manza nawe ucyumva ikibazo. Nyine udafite icyo ukora na gitoya, kibe gitoya, kibe ubunyonzi, kibe ubukina, kibiki. Ibyo byose nta kintu ufite nyine watungwa n'iki. Bivuga nawe ubwawe ntabwo witunze. Uzanye wo gutunga noneho. Mwese muri to. Hakuriye kire iki kwiba. Nabyumvise. Yego. Hanyuma werekana uhita ugaragaza umukunzi wawe. Yabyakiriye neza? Perezida nyine urumva ko nabikubwiye guhangayika byahise bimera ng'ibyikubye. First yahise atekereza ati se noneho uyu mukobwa yabagiye kuruha. Ibyo natinyaga ahubwo akaba aribwo bigiye kuza noneho. Kuko yese ambaza arambwira ngo umuhungu
arashoboye mbese yandi magambo afite iki ntabwo ari wa muntu uje kugutwara akakwicisha inzara ukajya wirirwa ukajya mu muruho mbese yego mu muruho buriya ni ukuri nta muntu n'umwe nari nabona wifuza kubaho nabi muri iyi si uwabivuga yaba atagira ubwenge yaba atubeshye ni ukuri yaba atubeshye iyi si kuyibamo ufite inzara wifuza no kubaho wifuza no kutabaho uba ati bundi se ntacyo mbomba ukaba nk'umuntu w'ikiyebo ukavuga ati birutwa no kwipfira nyine ariko uzi kwicwa n'inzara umubyeyi uwo ari we wese rero iyo umwana amubwiye ngo ngiye gushaka ahita akurura akavuga ati se akareba abahuye n'ubuzima bubi akavuga ati n'uyu niko agiye kubigenza ejo bari kumbwira ati wangurira agasukari perezi wangurira agafuka 200 perezi kajya guha abana nyine umubyeyi uwo ari we wese icyo kintu kimuzamo urumva nicyo yahise atekereza wari ugiye no kutubwira karite abonye nyine umugabo wanjye ikintu cya mbere namubonyeho cya mbere narabonye ari umuntu uzi kwiyubaha icyo ari cyo icyo ngicyo icyo rwose wiyubaha undi iyo uzi kwiyubaha wubaha n'abandi umuntu wese uzabona atari kubaha abandi bantu uzamenye ko nawe ubwe bujya atiyubaha ni urugero buriya mbagaze hangahanga gutuka n'aba bantu bahari bari kunyuzamo naba niyubaha tayari nyine umbonye nawe ntiyamvuga abanyarwanda leta bavuga ngo ariko Sifa ntiyubaha nagututse ariko ntabwo ari wowe n'ubahutse bahita bavuga ngo Sifa ntiyubaha kandi njyewe utagusubije simwaye kuko ntibaramvugaho yego icyo rero nicyo namukundiye kuba yiyubaha byatumaga yubaha n'abandi icyo narakimukundiye cyane cya kabiri yari umuntu nawe yarangije kwiga kuko kubera nize numvaga ndashaka gusanga umuntu utarize sinzi impamvu nyine ubwo yari imyumvire yanjye hari igihe narebaga ngavuga nti se nubwo ndize amashuri ahambaye ariko narayize nyine mfite diplome yanjye nshobora gusanga umuntu utarageze mu ishuri ubana nawe imyifatire yanjye niye nibihure ni urugero nganjye nize leta abayitirere ibintu bibaranga bakunda gutebya nyine bagakunda gutera story nimusanga ari umuntu utaragiye mu ishuri ibyo nkamuzanaho ibyo bintu ngabimuzanye nawe ko nganjye nikundira kumva ntakibera muri story nyine ngumva nahora nisanzuye ninsanga umugabo ndisanzuyeho wize isa nibizangora numva nanjye nshaka nanjye uwize ntabwo byoroshye wenda indi nkuru yiyongeye kuri ibyo ngibyo ndavuga iy'urukundo ari igihe twazayikorana n'umutware urabyemeye ndabyemera cyane umutware ahari tukayivugaho ko buriya hari ibintu nawe uko biri kose yarebye yaravuga ati Sifa ncitse aho ni umugore nazabona umeze nkawe nabyo ariko byari bimeze ariko nawe niko wavuze utuye umugabo acitse kuko nari muzi buriya nta birenze ntabwo namukurikiyeho ubutunzi cyangwa amafaranga gusa narebye fiziko ibintu nabonaga ubundi ureba ibyo ubona ibindi Imana ikazishakira igitambo n'ubundi Imana nireba mu mitima y'abantu nawe uvuze ngo narebaga mu mutima we ngo ngareba amafaranga ngo areba ibiki ibyo hari igihe binashira ahubwo wowe ureba uko umuntu ameze se uyu muntu nashobokana nawe iyo umaze kubona uko uteye nawe ashobora kuba ariko ameze biramacinga Sifa reka tugushimire ariko nta na rimwe uzigera uva hano udatanze impamba pe kuko numvishe impamba zawe ni akabando rwose kaherekeza abantu njyewe impamba y'uyu munsi nahereza abakobwa cyane cyane ko nanjye ndi umukobwa barayimpaga impamba ya mbere nahereza ni abakobwa uyu munsi nageneye impamba ariko muri rusange nka generali urubyiruko
ikintu impamba nahereza urubyiruko ni uko uba ugomba gukunda ugakunda umuntu uko ari utagendeye ku ntego runaka. Ni urugero ushobora kumukunda ari ukuvuga ngo njyewe simukunda ariko afite amafaranga. Amafaranga bavuze ko ari umushitsi ushobora kurara iwawe none ejo mu gitondo akabyuka yigendera. Ashobora no gucumbika imyaka 5 mu yindi 5 akaba yarigendera yaragiye gucumbika ahandi. None wa mushitsi w'amafaranga wakurikiye kuri wa muhungu cyangwa umukobwa ejo wa mushitsi ko arigendera uzajyana nawe? Azagusiga namara kugusiga wa mushitsi rero kuko ari wowe wari uje gukurikira. Bivuga naho ntuzahaba uwakurikiraga yaragiye nawe uzagenda. Urubyiruko kunda umuntu uri kubona kuko turahira ndibuka dusezerana twarahiye ngo nzamukunda arwaye cyangwa atarwaye mu byago no mu makuba. None uwo muntu kurahiye gucyo ngo mu bukene cyangwa mu bukire urumva ibyo bintu nibiba bishe uzamukunda kandi warikundiye amafaranga. Wowe kunda umuntu uko ari ibindi Imana izabiba. Imigisha Imana itanga ni myinshi. Ushobora kumusanga adafite amafaranga ariko umukunze kubera mukundanye mwembi mugashira hamwe. None umukunda ngo uriya muhungu ngo ni kibipe ariko ngo kubera afite amafaranga ndahumiriza ariko gifite ikofi. Ese uriya muhungu kuvuga ngo ni kibi ngo ariko afite ikofi uzatinyuka kumujyana mu bandi bantu umupresente? Niyo mpamba uzajya umubwira uti shererega turahurirayo. Reka turahahurira kubera ufite ipfunwe ry'ukuntu bagenzi bawe mwiganye bazi ukuntu ari mwiza baravuga ngo ngura nawe mugabo wawe guye sanze uriya. Ariko nuna namusanze uzi ko umukunze niyo abandi bavuga ngo ni muba ariko umukunze uzamupresenta mu bandi. Nubwo bubi ntabwo uzabona uzamujyana muri societe vuga ati dore nguyu sheri ntapfunwe nta n'uzatinyuka nkakubwira ngo ni mubi kuko ari ukuntu wo mupresenta uri fieri ye. Nawe ni fieri yawe. Sifa wakoze cyane. Reka dushimire n'abadukurikiye twizere ko abantu baragukunda. Bazabinyereke byarimo nagabanyanga. Reka tubashimire ko mwabanye natwe mugire ibihe byiza.